Abayo TV. Yesu nashimwe cyane bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Amahoro Imana itanga abe muri mwebwe. Nuko mubizi rero nitwa Delphina, umubyeyi, niyo mazina yanjye, nkaba ndi umukobwa, ni n'umukobwa Imana yahamagaye kandi ndabyishimiye, ndabikunda, ndi umuhanzi, ariko n'ijambo ry'Imana turarivuga kuko mu ndirimbo haba harimo ubutumwa bwiza bwavuye mu ijambo ry'Imana kandi biba byazanywe n'umwuka. Rero iri jambo naryo ni ubuhanuzi butavangiye. Tugiye kuganira amagambo y'Imana aboneka mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo, ibice ni 8, umurongo ni uwa 25 ndetse n'uwa 26. Imana ishimwe cyane. Umutwe w'amagambo uranditse ngo guhagarika gukurikira Yesu biragoye. Gukurikira Yesu biragoye. Reka tubanze dusenge. Mana y'amahoro kandi yo kwiringirwa, Imana ishobora byose, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ndagushimye kubw'uburinzi bwakomeje kuturinda, twararwaye uradukiza ndetse tugize inyota nyinshi uduhereza amazi yo kunywa, inzara yakwishe nyamara uduha umutsima utera imbaraga. Ndagushimye ko mu gihe nk'iki ngiki wabanye natwe, atari uko turi beza cyangwa dukiranuka, ahubwo ari ukubera uburinzi bwawe ndetse n'ibyo wibwira kutugirira ari byiza. Ndagushimira rero icyubahiro n'ikikomeze kibi cyawe, nkomeje kukurarika ngo ngwino ubane natwe, ubane nanjye ugiye kuvuga iri jambo, ubane n'abagiye kuryumva, bahereze imbaraga kandi barwanirire, ubahe kumenya kandi bagukurikire bashize ubwoba. Icyubahiro ni cyawe byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kadusome aravuga ngo baraza baramukangura bati, databuja dukize turapfuye. Arababaza ati, ni iki kibateye ubwoba, mwabafite kwizera gukemwe? Maze arabyuka acyaha umuyaga n'inyanja, biratuza rwose. Imana ishimwe cyane. Reka dusubiremo, ni Matayo ibice 8, umurongo wa 25 n'uwa 26. Aravuze ngo baraza baramukangura bati, databuja dukize turapfuye. Arababaza ati, ni iki kibateye ubwoba, mwabafite kwizera gukemwe? Maze arabyuka acyaha umuyaga n'inyanja, biratuza rwose. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Aba ni abigishwa bari kumwe na Yesu, bari mu bwato bari kwambuka, ariko umuyaga uraza uba mwinshi, umuraba w'amazi uraza uba mwinshi, ubwato bwenda kurengerwa. Yesu bari kumwe ariko yasinziriye. Hanyuma bagira ubwoba bazi ko bagiye gupfa. Birashoboka ko wakijijwe cyangwa wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, ariko ukaba ufite nawe bigutera ubwoba. Ukavuga ati, ubwo Yesu yatsinze, ubwo Yesu yancunguye, ariko byanga bikunde hari akantu kambabaza, hari ikintu kintera ubwoba, karande zintera ubwoba, ubukene buntera ubwoba, mbese kubura epfo na ruguru bintera ubwoba. Nagira ngo umubwire ngo niba ufite Kristo, uko yari ari kera n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Niba umufite nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wigira ubwoba, witerwa ubwoba n'ibyo uri guhura nabyo, ahubwo hamagara Yesu arakumva. Yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Rero mubwira ibikubabaje, mubwira ibigutera ubwoba, witerwa ubwoba n'ibyo kuko Kristo watsinze Satani, agatsinda urupfu, akatubabarira ibyaha. Ibyo ngibyo ntabwo byamunanira, ibyo ntabwo bimuteye ubwoba. Yahagaritse inyanja, hanyuma abwira abigishwa be, aravuga ngo ni iki kibateye ubwoba, mwabafite kwizera gukemwe? Nawe niba wizeye ko Imana yakurinze muri cya gihe wari ufite intege, nibona ubuzima bwawe burangiye, niba Imana hari igihe wayisenze ikakumva ikagutabara, niba hari ahantu Imana yagukuye, banza utekereze, ese kuba nkiriho ni ukubera iki? Ese kuba ndiho abandi barapfuye ni ukubera imbaraga zanjye? Ese ni imbaraga z'umuryango wanjye? Ese Imana yandinze nyiri urusoro mu nda y'umubyeyi wanjye, nkava mu nda ye, nkakambakamba, nkakura, nkabasha kugenda, nkaba ngejeje iyi saha, hari icyayinanira? Hanyuma uyiharire byose, uyibwire ngo ndaje kandi nzanye ibyanjye byose mbishyize mu biganza byawe, undengere ube ari wowe umbera igisubizo. Imana izabikora kandi izabicyaha biceceke. Birashoboka ko haba ari amajwi menshi cyangwa induru ziri ku buzima bwawe, ariko nubwira Kristo araza bicecekeshe. Wowe ubwawe nta kintu wakora, ariko kwizera Kristo hari ikintu twakora. Imana iguhereze umugisha. Rero iri jambo intego yayo iravuga ngo komeza wizere Kristo kuko ntago ajya ananira, ntaruha, ntagacogozwa n'incamugongo.
ntabwo ajya agira ubwoba. Rero aratsinda kandi yaranagutsindiye hariya ku musaraba, n'uyu munsi rero aracyatsinze, uriho kubera ubutsinzi bwe. Imana iduhane umugisha. Murakoze cyane gukurikira iri jambo. Imana iduhane umugisha, komeza ugire kwizera kuko Kristo ntabwo ajya ahinduka. Ibyo bikuruhije, ibyo bikuremereye ubimubwire, byose arabishoboye kandi iyo nyanja iri imbere yawe araza kuyiturisha. Imana iguhereze umugisha cyane. Mana ndagushimye kuko uri ingabo idukingira, uri Imana y'amahoro, uri Imana itabara, uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Icyubahiro ndakiguhaye Data wa twese kuko niwe ugikwiye. Ushimiye ko ujya uhagarika inyanja iri ku buzima bwacu, ukadukura mu kazitiro k'abadayimoni, ukadukura mu mwijima ukatuzana ku mucyo. Icyubahiro n'ikibi cyawe rero nkweretse abana bawe, nyemera ubashyigikire, ubambike imbaraga, ubarwanirire, ubaneshereze, ubahe kukwizera, ubahe kukwiringira, ubahereze amahoro mu mutima kandi ubarwanirire mu bihe byose barimo, n'ibibasohoyemo byose ubabere umutabazi. Byose ngusabye nizeye izina ryawe ryera, n'umwami wacu Yesu Kristo, amen.